turabasuhuje bene data badukurikiye kuri urubuga rwa SDARM Rwanda cyangwa Seventh Day Adventist Reform Movement. Ni itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi bavugurura. Nk'uko tumaranye iminsi tuganira rero muri uyu mwanya turi kumwe, nitwa Charles Muranzi umaze kumenya, ariko nanone dukumwe mwene data, reka murarike kugira ngo abasuhuze ndetse n'abibwire. Barakoze cyane mwene data, Nkundibiza Charles, Imana imuhe umugisha. Amazina yanjye nitwa Ukigize Jean Pierre. Uko bisanzwe rero n'igihe tugiye kubana mu ngingo y'uyu munsi wa kane ku itariki ya mbere Mutarama. Ni ingingo itubwira ngo Imana iri kumwe natwe. Ni muri cya cyigisho rero kitubwira ngo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Nshuti rero dukomeje kubararikira gukurikirana uru rubuga kugira ngo turusheho kugenda dusobanukirwa n'ibyigisho biboneka mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Murakoze cyane. Arakoze cyane Pastor Ukwigize. Ngira ngo uyu munsi noneho nagashya ubanza araduha n'ubunani kuri tariki ya mbere Mutarama. Ndagira ngo mbere yuko tumuha umwanya ngo atugezeho icyigisho cyiza cy'uyu munsi ndetse aduhe n'ubunani, munyemerere tuze dusenge. Turagushimiye cyane Mana Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye igihe cyiza n'umwanya mwiza uduhaye kuba tukiri guhumeka nk'uko abazima. Turagushimiye ngo uhabwe icyubahiro. Tugushimiye umwanya mwiza dutegure kugira ngo twige iri jambo ryawe batwoherereje. Turasenze kugira ngo dukize ikibi cyose gisa n'icyaha cyose rukiri mu ijambo ryawe, maze iri jambo watwoherereje tugiye kumara icyumweru cyose twiga rizatera impinduka mu bugingo bwacu, rizagire aho ritwara n'aho ritugeza. Niko dusenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Arakoze. Ese Pastor, uraduha ubunani cyangwa bimeze bite? Ndabubaha cyane rwose. Naje hano nje kubaha ubunani kandi ibintu biragenda neza cyane. Imana ibaha umugisha cyane. Tukomeje kubararikira gukurikirana. Ndabona kuri gahunda uri muduhe ubunani bwanditseho ngo Imana iri kumwe natwe. Ni ijambo ryiza cyane rwose kuba dushoje uyu mwaka usigaye inyuma 2024, tukaba dutangiye noneho wa 2025, ariko Imana iri kumwe natwe. Mfite amatsiko rwose, ndagira ngo tuguhe umwanya rero ubunani bwacu ubutugezeho. Murakoze cyane abakurikirana channel SDARM Rwanda. Nk'uko dusanganywe dukurikirana ibi byigisho, dukomeje kubararikira kugira ngo dukomeze gusangira. Rero tubifurije umwaka mushya aho muri hirya no hino mu birere bitandukanye. Tubifurije umwaka mushya wa 2025 uzababera umwaka mwiza, umwaka wo kubana n'Imana kuko Imana iri kumwe natwe. Uyu munsi rero ngiye kubaha ubunani, kandi ubunani mbaha ntabwo ndi bubahe fanta hirya no hino mwarazinyoye cyangwa se mwanaziteguye uyu munsi murazinywa. Ntabwo abarya akaboga, abarya n'ibindi bintu byose mwateguye by'umunsi mukuru mwarabiteguye, ariko uyu munsi rwose nje kubongereraho ikindi kintu gikomeye cyane. Imana iri kumwe natwe aho muri hirya no hino mu miryango, aho muri hirya no hino mukurikirana iyi channel. Mwibuke rwose ko Imana iri kumwe natwe kandi n'uyu mwaka izabana natwe, kandi bene data ndabibifurije. Amen. Reka rero tujye mbere mu ngingo yacu y'uyu munsi itubwira ngo Imana iri kumwe natwe ku itariki ya mbere Mutarama umwaka wa 2025. Uyu munsi dutangiranye ingingo nziza cyane, cyangwa se uyu mwaka tuwutangiranye izi ngingo nziza cyane itubwira ngo Imana iri kumwe natwe. Niki Yesaya yahanuye ku byerekeye izina rya Kristo? Mwene data reka tumusabe aturebere muri Bibiliya, muri Yesaya igice cya 7 umurongo wa 14. Yesaya igice cya 7 ku murongo wa 14 haranditse ngo nicyo kizatuma Uwiteka ubwe ari we uzabihera ikimenyetso. Dore umwari azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu, amwita izina Emmanuel. Amen. Nakoze cyane. Niki Yesaya yahanuye ku byerekeye izina rya Kristo? Urabyumvikanye. Yahanuye
Kristo amaze kuvuka azabyara umuhungu azamwite Yesu cyangwa se Emmanuel, bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Hano iri jambo muri Bibiliya ritavuga ngo ni Emmanuel, bisobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Kuri iyi ngingo ya A hari n'ikindi kibazo kibaza ngo mbese ubwo buhanuzi bwasohoye ryari? Muri Matayo igice cya mbere umurongo wa 22 ndetse asome no 23. Mwene data karibu turebere muri Matayo igice cya mbere umurongo wa 22 kugeza kwa 23. Matayo igice cya mbere ku murongo wa 22. Nuko ibyo byose byabereyeho kugira ngo ibyo umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore ngo dore umwami azasama inda kandi azabyara umuhungu azitwa Emmanuel, bisobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Amen. Nakoze cyane, mbifurije. Haranditse ngo nuko ibyo byose byabereyeho kugira ngo ibyo umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore ngo dore umwari azasama inda kandi azabyara umuhungu azitwa Emmanuel, bisobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Amen. Nakoze cyane, Bibiliya irasobanura. Bene data, mbifurije kuzabana n'Imana muri uyu mwaka. Reka dusome mu wifuzwa ibihe byose ku ipaje ya 24. Hari amagambo agira ati kuva Yesu yaraje kubana natwe tuzi neza ko Imana izi ibitugerageza kandi ikababarana natwe mu mibabaro yacu. Kuba Yesu ari kumwe natwe ni amagambo y'ibyiringiro, kuko ibibazo byose bitubaho Yesu arabizi. Buri muhungu na buri mukobwa wa Adamu ashobora gusobanukirwa ko umuremyi wacu ari inshuti y'abanyabyaha, kuko mu nyigisho yose y'ubuntu buri sezerano riduhesha umunezero, buri gikorwa cy'urukundo, buri imbaraga mvajuru itureshya igaragarira mu mibereho y'Umukiza ari kuri iyi si, tubiboneramo Imana iri kumwe natwe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen. Yesu ari kumwe natwe kandi Imana iri kumwe natwe binyuze muri Kristo. Reka tujye kuri B. Iyi ngingo ya B ifite ikibazo, ariko mbere yuko tugisoma reka dusabe mwene data wongera aturebere muri Yohana igice cyaho cya mbere umurongo wa 14, ndetse arajya no mu Bafilipi 2:5 kugeza 8 no mu Baheburayo 2:14 kugeza 18. Reka dusome ikibazo. Mbese Yesu yakoze iki kugira ngo atugereho mu mimerere yacu y'ubunyacyaha? Twumve uko Bibiliya itubwira. Yohana igice cya mbere ku murongo wa 14 haranditse ngo Jambo uwo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Amen. Nakoze cyane. Abafilipi igice cya 2 ku murongo wa 5 haranditse ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Imana ihabwe icyubahiro. Hano aya magambo atubwiye neza ko icyo Yesu yakoze, yari Imana, yicisha bugufi ahinduka umuntu, ndetse agira akamero k'umuntu kugira ngo abashe kutugeraho. Reka yongere mwene data dusomere mu Baheburayo igice cya 2 umurongo wa 14 kugeza 18. Abaheburayo igice cya 14 ni igice cya 2 umurongo wa 14 kugeza 18. Abaheburayo igice cya 2 ku murongo wa 14 haranditse ngo nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, niko nawe ubwe yahuje ibyo nabo, kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani, abona uko abatura bahoze mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. Kandi rero tuzi yuko atari abamarayika yatabaye, keretse urubyaro rwa Aburahamu. Icyo cyatumye yari akwiriye gushushanywa na bene se kuri byose,
ngo abe umutambyi mukuru w'imbabazi kandi ukiranuka mu by'Imana, abe n'impongano y'ibyaha by'abantu, kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Amen. Arakoze cyane. Reka aya magambo tuyasongere dusoma mu gitabo cyitwa Imigani ya Kristo ku ipaje ya 17. Haragira hati: kugira ngo tumenye imico ye y'ubumana ndetse n'imibereho ye, Kristo yafashe kamere yacu maze abana natwe. Ubumana bwahishuriwe mu bumuntu, ubwiza butaboneshwa amaso bwagaragariye mu ishusho y'umuntu. Abantu bashoboraga kumenya ibitamenyekana binyuze mu bizwi. Ubwo ibitamenyekana byagombaga kugaragarira mu bigaragara cyangwa se mu bizwi. Ibyo mu ijuru byahishuwe binyuze mu byo mu isi. Imana yagaragajwe mu ishusho y'abantu. Amena. Reka dukomeze twumve mu gitabo cyitwa ubusobanuro bwa Bibiliya bw'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi ku ipaje yaho y'1082. Haragira hati: umwana w'Imana yarwanijwe n'imbaraga z'umwijima kuri buri ntambwe. Nyuma y'umubatizo we yajyanywe n'umwuka mu butayu, nuko ahahurira n'ibishuko mu minsi 40. Iyo ataza kuba asangiye kamere natwe, ntiyari kuba yarageragejwe nk'uko umuntu ageragezwa. Iyo biza kuba bidashoboka ko yatsindwa n'ibishuko, ntiyari gushobora kutubera umufasha. Byari ukuri gukomeye ko Kristo yaje kurwana intambara nk'umuntu mu mwanya w'umuntu. Gushukwa kwe no gutsinda kwe bitwigisha ko abantu bakwiriye kwigira kuri cyitegererezo umuntu akwiriye kuba asangiye kamere n'Imana. Aya magambo arerekana neza ko Kristo yaraje asangira kamere natwe, ageragezwa nkatwe kandi aratsinda. Ibi ni ikimenyetso cy'uko natwe mu bigeragezo duhura nabyo burya twabasha kurwana tugatsinda ku bwa Kristo. Reka dukomeze twumva aya magambo twusa. Kugira ngo ubwiza bwe bukomeze gutwikirwa k'umwana w'inyokomuntu yacumuye, icyo cyari igihano gikomeye. Kugira ngo ubwiza bwe bukomeze gutwikirwa nk'umwana w'inyokomuntu yacumuye, icyo cyari igihano gikomeye cyane kuruta ibindi byose umutware w'ubugingo yashoboye kwishyiraho. Bityo imbaraga ze zahanganye na Satani. Uwirukanywe mu ijuru yarwanye intambara ikomeye kugira ngo ategeke uwo yari yaragiriye ishyari mu bikari byo mu ijuru. Mbega ukuntu urugamba rwari rumeze! Niba yaramugiriye ishyari mu bikari byo mu ijuru akaza mu isi, urumva yaramurwanije biteye ubwoba, ariko Yesu yaratsinze. Nta mvugo yabisobanura neza mu buryo buhagije nk'uko biri, ariko mu gihe kiri imbere vuba aha bizasobanuka ku banesheje kubw'amaraso y'umwana w'intama, kandi bakaneshesha ijambo ryo guhamya kwabo. Abazahamya Imana bakanesha nk'uko Kristo yanesheje, ibi bintu, uru rugamba, iyi ntambara izasobanuka. Nshuti, ndakwifuriza kuzanesha kugira ngo umunsi uheruka njye nawe tuzasangire gusobanukirwa neza iby'uru rugamba mu izina rya Yesu. Amen. Reka twakire mwene data Sharire nawe agira icyo avuga kuri iyi ngingo itubwira ngo Imana iri kumwe natwe. Murakoze cyane Pastor, urakoze rwose, uduhaye ubunani. Ntekereza ko nk'uko wabivuze, fantazo zirahari, ibiryo birahari, imyambaro irahari, kandi n'utabifite none azabibona ejo. Ariko ubunani uduhaye butwibutsa ko Imana iri kumwe natwe, kandi ko ibitubaho byose Imana ibibireba, kandi ko ibigeragezo, ibishuko, ibitugora muri uru rugendo tubasha kubitsinda, kuko na Kristo yatubereye urugero rwiza akabitsinda. Rero nkwifurije umwaka mushya muhire, nkwifurije kugira ubunani bwiza, ndetse na bene data bari kudukurikira bose mbifurije umwaka mushya muhire, tuzirikana ko Imana iri kumwe natwe.
imana ibahe umugisha. Barakoze cyane mwene data Sharire, namwe abadukurikiye, namwe rero turi kubasaba kugira ngo muduhe ubunani, mukore subscribe, mukande ku nzogera kugira ngo mwemeze ko rwose muri kumwe natwe, kuko iyo mubitugaragarije ndetse mugashyiraho na komanteri turushaho kumva tunezerewe, kuko iyo tubonye turi kumwe turushaho natwe kuryoherwa n'ibi biganiro. Burya ijambo ry'Imana riryoha risangiwe. Imana rero ibahe umugisha, kandi Imana ikomeze kubana namwe muri uyu mwaka wa 2025. Nibyo mbifurije mu izina rya Yesu. Amen. Amen.